Reka mfate umwanya mbifuriza ibihe byiza nizera neza ko mumeze neza hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ari nakombaye ikaze muri makuru. Reka twerekeze mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu karere ka Karongi. Amakuru avayo aravuga ko kuri wa kane tariki ya 3 Kamena ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Karongi bwaregeye urukiko mu mizi umugore ukekwaho kwica umugabo wahoze ari umukunzi we akoresheje icyuma. Yabigenje ate? Ni icyaha cyakozwe ku itariki 24 Gicurasi 2021 ahagana saa 2 z'ijoro mu karere ka Karongi, umurenge wa Mubuga, akagari ka ry'Aruhanga, umudugudu wa ry'Aruhanga, ubwo uregwa yagiye mu rugo rwa nyakwigendera wahoze ari inshuti ye magara, abaryamanaga amusangana n'undi mugore atazi, barimo rero baganira hamwe n'undi mushyitsi wari wabasuye. Nuko uregwa ashaka kwinjira mu nzu ya nyakwigendera akoresheje imbaraga ngo ashaka amazi yo kunywa, ariko nyakwigendera arakinga amubuza kwinjira muri iyo nzu yiwe. Nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ikomeza ibivuga, ngo uregwa yabwiye nyakwigendera ko atari inzu akinga ko ahubwo ari imva ari gukinga, ndetse abwira n'uwo mugore bari kumwe ko uwo mugabo ntacyo azamumarira. Ubwo bakomeje guterana amagambo, nyuma baza gufatana bararwana, ariko abaturanyi barabakiza, ariko uregwa aza gufata icyuma agihisha mu ipantaro agiye kugiteranya kwigendera, abaturanyi barakimwaka barabakiza. Nyuma uregwa yaje kwinjira mu nzu ye afata icyuma cyari mu nzu, abonye kwigendera ageze ku muryango we amukubita icyuma mu gatuza yitura hasi ahita apfa ako kanya. Uregwa rero yemera icyaha akanagisabira imbabazi. Uregwa naramuka hamwe n'icyaha azahanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 agakoni karonyi 2018 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2018. Iyi ngingo rikaba riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo cya burundu ku muntu wakoze icyaha cyo kwica kikamuhama mu rukiko, ndetse nawe ubungubu arimo arabyemera. Ni inkuru rero yababaje abantu benshi cyane, by'umwihariko abaturanyi b'uyu muryango, aba mu muryango w'uyu umugabo wishwe. Hanyuma mu by'ukuri kana tumwifurize iruko ridashira, hanyuma kandi twizera neza ko ubutabera buzatangwa, cyane ko n'uyu ukurikiranywe icyaha maze kuba atabwa muri yombi. Ubutabera buzatangwe, umuryango wihangane. Ntabwo biba byoroshye cyane kubura umuntu mu buryo nka buriya, ni ikintu gikomeye cyane, ni gikomeye cyane. Reka tuve kuri iyi nkuru dukomeze turamwe n'andi makuru. Muri Afurika y'Epfo umugore afunzwe akekwaho gushaka kugurisha abana ngo agure ibiyobyabwenge. Umugore muri Afurika y'Epfo ari mu maboko y'inzego z'umutekano nyuma yo gufatwa ashaka kugurisha abana babiri b'abakobwa b'impanga amaze iminsi 5 abyaye. Umuvugizi wa polisi yitwa Yorisa Mogorodera yabwiye ibinyamakuru byo muri icyo gihugu ko uwo mugore yabaswe n'ibiyobyabwenge, ndetse ngo yashakaga kugurisha abana be ngo ajye kugura ibiyobyabwenge. BBC yatangaje ko abo bana b'impanga yahise abamburwa bajyanwa kwa muganga kwitabwaho kuko basanganywe ibibazo by'imirire mibi kuko batitabwagaho. Ku wa mbere y'icyumweru gitaha nibwo biteganyijwe ko umugore azagezwa mu rukiko akekwaho icyaha cyo gucuruza abana. Mu yandi makuru, hakenewe miliyoni zigera kuri 32 z'amafaranga y'u Rwanda zo gukodeshereza abasenywe n'imitingito yakurikiye iruka rya Nyiragongo. Ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba bwatangaje ko imiryango 355 ikeneye gukodesherezwa inzu zo kubamo nyuma y'uko izo yari isanzwe ibamo zasenywe n'imitingito yakurikiye iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo yo mu itariki ya 22 Gicurasi 2021. Ikirunga cya Nyiragongo giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarotse tariki 22 Gicurasi. Iruka ryacyo ryakurikiwe n'imitingito yashegeshe bikomeye umujyi wa Goma no mu karere ka Rubavu gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri rusange mu karere ka Rubavu abaturage bose bahuye n'ibiza bagasenyerwa n'imitingito, kuri ubu bakaba bakeneye ubufasha ni 3220. Veterinari y'Iburengerazuba Habitegeko François bw'ikinyamakuru iry'Akadomo.com ko kugeza ubu abaturage bamaze guhabwa ubufasha bw'ibiribwa n'ibikoresho ari 2211. Mu byo bagiye bahabwa harimo umuceri, ifu ya kawunga, amavuta, ibishyimbo n'ibindi. Ati ku muntu utishoboye hari uburyo leta n'abaturage bamufasha, ariko iyo ari uwishoboye
abayishoboye agerageza uburyo bwo kuba yakwibakira, abatishoboye n'ubundi ati turi kububakira, ubwo nabo bagize ibyago bazafashwa muri ubwo buryo. Ku rundi ruhande ariko hari nabo amazu yabo yasenyutse ndetse n'ayangiritse ku buryo hamaze kubarurwa agera ku 1200 muri aka karere ka Rubavu, kamwe mu tugize intara y'Uburengerazuba. Abaturage basenyuwe by'umwihariko abatishoboye bafashijwe gukodesherezwa aho kuba babaye mu gihe cy'amezi agera kuri 3, muri bo harimo imiryango 14 yo mu murenge wa Rubavu. Guverineri Abitegeko François ati hari n'indi miryango leta iri gushakira amazu yo gukodesha aho mu murenge wa Rubavu hari imiryango 8, mu Gisenyi ikaba 13, Rugerero umuryango 196, Nyamwumba 123 ndetse n'umuryango umwe wo mu murenge wa Nyundo. Yakomeje agira ati muri rusange rero ingengo y'imari ikenewe mu gukodesha amazu 355 mu gihe cy'amezi agera kuri 3 ni miliyoni 32 n'ibihumbi 730 by'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage ati bamaze guhabwa ubufasha by'umwihariko bahawe ibiribwa n'ibikoresho, babwiye ikimakuru ry'Akadomo ko bishimira ubuyobozi n'abandi bagira neza babagobotse muri ibi bihe bikomeye cyane byakurikiye iruka rya Nyiragongo. Akimana Josephine ati inzu yanjye yaraguye ati kubera ibiza byateye imitingito, ati nari nsanzwe ncuruza ubuconco nabwo inzu isenyutse singira icyo ndokora, ati mara iminsi ndara hanze ariko kuri ubu ncumbikiwe n'abavandimwe, ati ndashima abatwibutse ati kuko batugobotse ngo tubone icyo kurya mu gihe cyo kongera gushaka imibereho. Muri aka karere hasigaye imiryango igera kuri 991 itaragerwaho n'ubufasha bw'ibiribwa ndetse n'ibikoresho kugeza amagingo aya ngaya. Mu gihugu cya Uganda, Minisitiri w'Umurimo n'Ubwikorezi muri Uganda General Edward Katumba Wamala yavuze ko abamugabye igitero cyahitanye umukobwa we Brenda Nantongo Katumba n'umushoferi we witwa Kayongo bamukoze mu bwonko ku buryo yiteguye guhangana nabo. Mu gitondo cyo gutariki ya 1 Kamena 2021 nibwo abagizi ba nabi barashe ku modoka yari itwaye General Katumba Wamala bica umukobwa n'umushoferi we wari batwaye ubwo habaga umuhango wo gushyingura Brenda Nantongo Katumba. Se yavuze ko ibyago bimaze iminsi biba mu muryango we bigoranye kubyakira cyane ko umukobwa we yarashwe bagiye gushyingura nyirakuru nyina w'umugore wa General Katumba wari umaze iminsi yitabye Imana. Yagize ati mabukwe aracyari mu buruhukiro, yari inshuti yacu ikomeye, ati nubwo nari umukwe we yari umubyeyi wacu twese, ati Brenda uryamye hano yari inshuti yanjye cyane, ati kandi yari inshuti ya nyirakuru ya yindi abitsi banga, ati rero mushobora kubitekerezaho, ati nyina no kuvuga umugore we atari mu bitaro none tugiye gushyingura umukobwa we, ati birakomeye cyane kuba nagira icyo mvuga ku mwana wacu. General Katumba Wamala yakomeje avuga ko abamugabyeho igitero bamukoze mu bwonko. Ati uyu munsi nari mfashe umwanzuro w'uko ntari buvuge kuri aba bagizi ba nabi, ati wenda dushobora kuba twarabahaye umwanya munini cyane badakwiye, ati nubwo nakomerekejwe n'amasasu tuzahangana nabo, ati bankoze mu bwonko tuzahangana nabo. Yavuze ko kurokoka kwe bisa n'amahirwe yaturutse hanini ku mwanya umukobwa we yaricayeho. Ati nabajije Imana ni kuki abantu banyanga kandi naragerageje kubakunda by'ukuri ariko abantu babi ati ku isi nibo bake, ati kandi bazakurwa mu bandi. Iyo Brenda Nantongo aza kuba aticayeho nari nicaye, ari amasasu yose yari kuruhukira mu gituza cyanjye, kubw'ibyo navuga ko ari marayika murinzi wanjye. Brenda Nantongo witabye Imana yaramaze imyaka igera kuri 3 atashye mu gihugu cye cy'amavuko, dore ko ubuzima bwe bunini yabumaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yigaga. Yitabye Imana hashize igihe gito atangiye gukora mu kigo cya gisirikare giherereye Bombo, umujyanama mu by'ubuzima nk'uko byagiye bigarukwa. Muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko igihugu cye cyiteguye gutanga inkingo miliyoni 80 za COVID-19 kitazakoresha mu rwego rwo gufasha isi kurandura icyorezo cya COVID-19. Abanyamerika 63% bamaze kunibura guhabwa urukingo rumwe rwa COVID-19, bituma ibikenerwa cyangwa se ikenerwa ry'inkingo ryaragabanutse cyane muri iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo Amerika ikaba ifite inkingo nyinshi cyane zibitswe ariko zidakoresha kandi zishobora kurangiza igihe zagenewe zigapfa ubusa. Muri rusange Amerika yemeye kuzatanga inkingo miliyoni 80 ku bindi bihugu byo ku isi, aho 75% zizatangwa muri gahunda ya COVAX. Iyi gahunda imaze gutanga inkingo miliyoni 76 gusa, izindi zisigaye zizahabwa ibihugu by'inshuti za Amerika. Ku ikubitiro inkingo zigera kuri miliyoni 4 n'igice zahawe Canada na Mexique. Ku rundi ruhande rumwe Amerika